nuko ndagusoma imbere ya kamera uramusoma wamusomye iminwa ubwo ari twe ari ubwo ari yacu kurura turabyemewe kurura iminwa wowe Nese kugira isoni kuri kwisetsa se wow murakundana biraryoshye kunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje abari hanze y'igihugu n'abari mu Rwanda mwese nongeye kubaha ikaze uyu munsi ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda muduha muri comment ndashimira buri wese ureba ikiganiro akajya muri comment akagira inama agira abantu baba tuba twabashije kuganira nabo ndagushimira cyane nawe ugira umusanzu utanga mu buzima bwa buri muntu wese tubasha kuganira nawe ndagushimira cyane Imana igikomeza ibahe umugisha uyu munsi turi kumwe na Farida ndetse na papa Uwase ngira ngo muribuka mu biganiro by'ubushize twaganiriye nabo tuganirira ibintu byinshi tuganira ku buzima bwabo muri iyi minsi uko bimeze muri iyi minsi uko bihagaze baratubwira rero uyu munsi nifuje ko tuganira bose noneho bari kumwe babonetse kugira ngo tubashe kumva uko bamerewe twaganiriye na buri umwe ku giti cye ariko uyu munsi nifuje ko tuganira na bose kugira ngo twumve impumeko yabo bombi ndetse nuko bameze bose kuko haciyeho iminsi itari mikeya bagize ibyago ariko ndumva muri iyi minsi noneho bamajije kumva batuje bameze neza reka mbahe ikaze Farida tuguhaye ikaze murakoze cyane umeze utese yemeze neza urakomeye ndakomeye papa Uwase nawe turakwakiriye Okay, natwe turakomeye turashima Imana. Umeze neza. Na madam. Cyane kabisa. Madam ndabona ameze neza asokoje uruhanika. Niko bimeze. Fari uri kumwe iki? Mbona mwa panache. Panache yarago. Mususi panache nabo. Ayikunda kubi panache. Ndaga panache. Ko wateze neza se ninde wagutegesheje? Sheri. Usa gutegesha ibitambaro? Umudamu wanjye ngomba kumwitaho. Oya se. Nibyo. Urabizi se cyarakubeshye. Biba ngombwa ko mbimenya. Ndumva umwitayeho cyane. Hanyuma rero Farida nyuma kira gihe nifuje ko tuganira mwembi muri kumwe kugira ngo tumenye uko mumeze kuri uyu munsi uko mumerewe mu rugo uko mumeze cyane ko yambwiye ko ubushize muri kumwe mu rugo kugira ngo akwiteho nyina kube hafi muri make nta bintu byinshi bidasanzwe turi buganire ni ibintu nk'ibyo nifuza kuganira kandi nishimiye ko mumaze gukomera mwembi noneho hariho akamwenyu ku maso turakomeye cyane kandi kubibona turishimye ari bimwe nakubwira gati shake ubuzima burakomeza turakomeye kabisa turi strong hari nawe umaze gukomera mwana yanjye ubundi iyo ufite umuntu ugufasha mu gukomera birihuta ntabwo bigorana noneho warakomeye ubumeze neza shamva ameze neza pe ariko bitakwiye ko nakibagirwa ariko ameze neza ubundi iyo ndi kumwe na Sheri ibintu byose bari amahoro kandi ikindi ufite umuntu ukumva nyine ubona ikibazo mbere yuko ukibona biba byiza bituma nyine ukomera kuruta uko wagakomeye none se Fari ushize duherukana ko wambwiye kutifuza ko uyu mugabo aba kuri hafi kushaka ko abari kure yawe kutifuza gusenya urugo rwa wa mudamu none ukabugira uti Sheri kandi ubizi ko afite umudamu oya ntago kuba narabivuze ntibisobanuye yuko ibyo navuze nagombaga kubikurikiza kuko kiragiye nari ngifite impungenge ngewe niba narayihuye n'ikibazo kandi uwo dusangiye ikibazo nkabona ndimo ndamwihunza nabonaga nyine ndi gukomeza ikibazo nkabona nyine ndi guhubwo no mu kibazo gikomera niba nawe yaraje kubona yuko ibimbabaje nibyo ndi guhunga nabwo akabyibonera n'amaso ye nawe yagombaga kubihunga bikaba ariyo mpamvu turi gutuma wenda amba hafi cyase turi kumwe muri bino bihe none kuba muri kumwe nta mpungenge ugifite noneho ntazo nyifite kubera icyo ntazo ufite none uza kuki washize ubwoba bitewe n'iki ubwoba bwagiye ibyo ni ibanga rya kiti cyanjye cyase ni ibanga ryacu twembi sibyo Sheri ibyo bivuze n'ukuri ntago
hari ibintu tuba tugomba gusangiza abafana cyangwa se abadukurikira n'ibintu tuba tugomba kubasangiza bitewe n'impamvu runaka. Ibintu biri ku yindi level ntago ari ugupfa kuvuga noneho ni ukubanza umuntu agatekereza. Nta byo guhubuka noneho kwinshura. Papa Uwase uyu munsi uri kumwe na Farida arumva akavuga ati sheri nawe uti sheri byumvikane ko ugihari nyine ukimuri ruhande. Umuntu ashobora kuvuga ati se bano bantu byarangiye babanye burundu, uyu mugabo se byarangiye gute? Farida byarangiye amwifunze, tumara amatsiko. Uyu ndabona ufite akamwenyu ku maso, ndabona umeze neza. Ubu na Farida mubanye muti muri iyi minsi? Farida tubanye neza nyuma y'ibibazo twahuye nabyo. Ubuzima bwarakomeje, turakomeye kandi nk'uko nguko kubibona pe turakomeye. Ndumva umwanzi waduterano yanyura naho yabona kabisa, turakomeye cyane. Kandi mukomeze munakomere. Erega hejuru y'imbaraga zo mu isi, mu ijuru hari izindi mbaraga. Rero nta mpamvu nimwe yo kugira ubwoba. Kandi ikindi uwugaragiwe guhagarariwe n'ingwaravu. Okay, bivuze n'ukuri ko bajya babishura. Farida rero muri iyi minsi amerewe, afashwe neza rwose mu buryo bugaragara kandi nta wabirwanya, nta wabigaya. Hanyuma Papa Uwase, yego unyemerera utubazo ndajya nkubaza uyu tunsubiza kubera ko nyine n'amatsiko. Umugabo ibibazo byinshi ntago ari byinshi kuko nta kibazo cyamunanira kugisubiza mu bibazo ndimo mubaze. Nyine nta cyamunanira ko no umuntu mukuru, ariko witonde kuko ntago nubwo dukomeye tumeze neza. Arananiwe, urabona turamuhamagara avuye mu kazi araza, umubaze bikeye ntumura. Hanyuma rata Papa Uwase, ndumva umugore afite impuhwe nyinshi, sinzi niba ari gusa. Hanyuma mu byishimo Farida afite uko biri kose ubifitemo uruhare, mu gukomera kwe ubifitemo uruhare. Nifuzaga kumenya amakuru yo mu rugo rukuru uko bimeze, kuko ukuntu uri kugaragara we na Farida biragaragara ko mubanye neza nyine mu buryo bugaragarira amaso. Umuntu ashaka kwibaza ati se Papa Uwase yataye urugo rwa Mama Uwase iwe kumba hafi, waretse nkakisubiriza kahari bahari, waretse nakagusubiza rata nyisubiza. Abantu bashobora kuvuga bati uriya mugabo se byarangiye. Nagaruka kumunigana ijambo ni ukugira ngo n'abadukurikiye batagira ngo bibi nako nakutwaye. Buriya kundi kubirebera mu rundi ruhande. Njye ndi umugore w'umusirimu kandi usobanutse mu mutwe. Keza iyo wangiyeho umusirimu usobanutse ubwo mbabara ntabwo ndi guseka neza kubera inkorora mbabarira. Ntabwo mbihakana. Sorry, bihangane. Njye nyine ndasobanutse, nanasobanukiwe n'ibyo ndimo. Kandi usibye n'ibyo na physically ndasobanutse. Rero nakuvuga ngo niba uyu ni umugabo wanjye, yego tugiye kugirana umwana, n'ubwenda ayo mahirwe tuyabuze, ariko ndashobora gukunda nta wamenya. Kandi ikindi cya kabiri, ntibivuze yuko nimba ambaye hafi mu bihe bikomeye ngiye gusenya urugo rwa mugenzi wanjye. Ntago ariko biri. Abana be mu rugo bameze neza, umugore ameze neza. Buriya ahantu byapfiraga nuko twamuburaga ngo tuganirize. None se ko niba ari wawe akaba atari kugira urumva umugore atagukumbuye rata? Okay, birumvikana wenda ko bigaragara ibyo uvuze n'ukuri. Ariko kano kanya ndumva biramugore tutakwirirwa tubyirukanka tubivuga. Bagakwiriye kuganira byacu ku giti cyacu. Byacu ku giti cyanjye nawe iyo wadusaba byose, ibyo watubaza byose tugakora iki tukabigusubiza. Sinumva uburyo twafata umwanya wo kuganiriza kuri wundi ku giti cyanjye. Urumva impamvu tuba tumuvuzeho ntago ari ukubera indi mpamvu, ariko nuko buriya nawe arahari kandi nawe ni umugore wawe. Ntago wenda ntaga ari hano, ariko umuntu ashobora kuburiya, umuntu ashobora gutekereza nyine nawe akamutekereza akavuga ati we wabayeho gute muri iyi minsi, ese we uri kumufata gute mu gihe uri kumwe na Farida umugore wawe, uracyamutekereza, byararangiye se? Reka nkubwire sibyo, uri ukuri guca muzeko n'ubushye. Imaze kubona ibibazo byaguye ku muntu cyangwa byagwiririye umuntu, biba ari wowe cyangwa se ngiye nkanjye byabayeho, ndacyafite ubwoba cyane n'ibintu nagiye nyuramo kenshi inshuro nyinshi mbireba ngasanga uruhare rwose rwaraturutse kuri uriya mugore. Ubu ngubu kano kanya kuri we nibura
kumujajinga kuri njye ndimo byange nibura 90% ko ibibazo byose byabaye abifitemo uruhare. Urumva rero njyewe ntabwo nafata umwana none wo kumuba hafi kuko si mamya ko nanjye ubwanjye adashobora kungirira nabi. Ubukano kanya njye na hagati yanjye njye nawe ubwo numva agemo distance. Wenda abana bashobora kuvuga ati yego urabona umuntu avuga ibyo yumva cyangwa ibyo abona, ariko ku giti cyanjye buriya kano kanya izanye topic y'ura mugore banumva ufite nk'akandi kantu urimo uragenda ushaka gukora iki. None se nawe wagize ubwoba ko nawe yakuroga se? Ko birumvikana. None umuntu niba kwica umwana we ntiyakwica. Birumvikana. Si mu bwengo namureke, ariko umuntu niba atinyutse kugukora mu mara. Abagore bagira amara n'abagore ukagira amara. Yadukoze mu bura twembi turi babiri. Ariko nawe ni umuntu mukuru, aretse ibibondi byo yumvishe cyangwa se ibyo yabonye, nawe yiboneye ibimenyetso n'umuntu babana mu nzu. Sibyo? Ese kuko wenda kubwo amagambo mabi yavuze yarayavuze, ariko se nibyo koko ubu twabimushinza ko ari we wabikoze Fari. Hari mbere twabivuga dusa n'abakeka dushidikanya, ariko se ubu byararangiye twamushinza ko ari we wagize uruhare muri iriya mpamvu yo kugira ngo bigende kuri niwe. Nawe urabyemeza? Mboke reka ngubyize ukuri uko ngiye mbibona. Ega burya ibintu byose si ngombwa ngo wirwe urukanga, ibimenyetso byonyine biba bibyerekana. Nimba ubonye ikimenyetso cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, iyo birenze icya kane ubu urimo urajya mu murongo utukura. Ubu se urashaka kuzabyemera ariko nanjye uri kubona byagenze kuri byangendekeye, wenda nibwo uzabyemera. Ushobora kuvuga ati wenda Farida bigizemo uruhare urugara rusenye burundu. Oya, ntabwo nkuko bimeze. Njye narangije kumubona murongo utukura deje yarangije kuwukandagiramo. Ubwo urumva rero ntabwo nafata umwanya wo kumutegereza nanone. Ibyo yakoze mbere yarabikoze, Imana ishimwe kubw'inyungu ze n'igihombo cyacu twagize. Ubwo we sinzi hano yungukira, ariko twebwe twarahombye. Farida se ko yibebeje? Reka Farida n'umudamu wanjye arahwereye rega karaba. Ariko we uzi ko umuntu yishetesha. Reka nta ndi kubona natazi. Niba ari uko ntabikuziho byo kwitete. Ntabwo rusanzwe bimuziho. Wakwereka turi kumwe nibwo wabyemera. Ntabwo ibintu bimenyere bya Farida no kukwera. Watugira ngo ni bya bindi by'abazungu, sibyo be? Uko bimeze ariko. Siko ari kukwera karerembura. Ke wabyumvishe cyari kubyo nakubwiraga. Ni ukuvuga ati rero kano kanya ngiye uko mbibona 100%. Ura mugore bya bintu yabigizemo uruhare cyane. Ubwo ibihe bibi twabiciyemo twariyakiriye. Kano kanya turakomeye cyane nkuko nakomeje mbikubwira. Urabona Farida adasa neza se? Araryoshye. Nyine ni wa mugore uryoheye ijisho. Akoze cyane. Uko ubibona niko nanjye mbibona, ngiye urumva none ntabwo ndyoheye ijisho n'ahandi ndaryoshye. Hehe handi madani ni mu mutima. Hari ahandi mvuze se? Aba yagurutse ubwonko bwa Farida ibaze ngahandi ninde uhakubajije aho ko hazwi na pa agiye kuvanga dossier. No kuvuga ati iyo umuntu afite ibyiza arabirata. Ese arambwira handi haryoshye ngenda nzahagera. Bibaye ngombwa ko bikubwira kuko ariko ngewe ubushize tuganira nasabye Imana kandi ndashimira ko iki kintu kibaye. Naravuze nti Imana izamfasha ubutaha tuzahure tuganira duseka na Farida kuko abantu barabizi twajyaga tuganira mbere twishimanye bimeze neza. Ndavuga nti Imana izamfasha ubutaha tuzaganire twembi. Farida none asigaseka afite akamwenyu nubwo kwipfusha byamurembeje kwitetesha byamwangiye byamwishe, ariko ndashima yuko reka riteteshe nicyo gihe. Ushaje nta kibazo. Icyo gihe burya icyo gihe bamugana abanyarwanda bajya baca umugani ngwiki nizere ko uwo mugani uwuzi ngo ngwiki akungo karyoshye gashaje niko karyoshye mbona. Urakoze cyane. Urumva rero uko umuntu agenda akura niko agenda akora iki, agenda asatira urukundo nyarwo. Ariko iyo mukiri bato ntabwo muzi urukundo cyari cyo. Nta nubwo ubuze agaciro kabyo. Gusa ndishimye ko mumaze mwembi kumva ko nyine bya bihe byarangiye mukaba mubasha no guseka. Buriya cyagiye twaganiriye nabi nawe umbwira uti reka nta magambo mfite, ubona nyine ubuzima bwarabishye, ariko erega ibi agahinda karaza kakagenda. Kiragiye byari bigoranye. Ntabwo igihe cyose umuntu ahora ababaye. Byari bigoranye cyane nuko wenda tuvuga ati amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, ariko buriya ku mutima wanjye yuza kurungurukaho gato
nibura mwanya twafashe twicara tuganira bari kungirira mu kavuga ati reka mwiyorero banze ugenda ukora iki uruhuke ariko buriya ukuntu kiragenda ari imagaze pe iyo ubibona umutima wanjye wari wishimye cyane nibura gutyo urabona ko umucyo kugenda uza mu mutima meze neza kabisa umucyo waraje rwose kandi turanabigishimira turanifuza ko byakomeza bityo kandi buriya hari n'igihe buriya Imana hari igihe iguha impamvu iyo umuntu abuze umwana tuvuga ko Imana ibiguhombeje kuko buriya nta kintu kiba Imana itagishimiye cyangwa itifuza ko kiba hari igihe Imana iguhombye kimwe ariko ikazagushumbusha ikindi udushobora kuzumva mu minsi iri imbere tukumva ibashumbushije akandi kana undi mugisha ukaburaje ariko fare buriya rero hari ibintu abantu batajya bamenya ngiye kubwanye ku giti cyanjye nemera ko ibyiza n'ibi byose bituruka kuri Nyagasani sinzi nimba ariko nawe ubyumva ni nako bimeze twese niko tubyumva hari abantu bari batabyemera gutyo bavuga ati nimba iki kintu kiba ari ukuntu ikintu kiba kikaza gishaka kukwereka ko nk'isomo bikaza bikakubera isomo wowe nawe undi washatse ko biba nawe bikamubera isomo urumva nyiri kubikora ashobora kuvuga ati bino bintu narabikoze Farida naramuhimye tuzareba ibizaba nyuma ariko ubundi ugasanga hagati yanjye njye na relation hagati yanjye na Farida nta kintu nigeze akora iki ayihungabanyaho na gato n'ubundi uko yashatse ko bimera byaramuhiriye biraba pe sibyo ariko kano kanya ndakeka none byarasubiye rudubi none byazamutse sinzi none ubu ngubu natwitege sinzi ibyo azakoresha none uko bimeze oya ntabyo bura hejuru mu mbaraga z'abantu bura hari z'Imana ni byiza kandi buriya ikintu cya mbere bura fari uzige no gusenga nimba hari azete c'est vrai sirenze gusenga abe mu gitondo bebe sinsenga oya mubwira byinshi kuko ngenda bizi cyane sinshobora kuryamana senze Imana wo mu ijuru n'umutima wanjye kiza ashobora kuba nabyazi mu gitondo Farida avuze ibintu byerekeranye no gusenga Farida amaze guhinduka cyane bitewe n'ibibazo bimaze kutu siga usenga usengera hese njye ndi umumetodiste libre n'umumeto ubwo muri make ndi umumeto narabatijwe mu mazi menshi ibyo nakoze ngira ngo namamare naruhiye ubusa amamara ariko icyo gihe ngo mubone ko ntaruhiye ubusa nubwo mponjigura fashe rakoze kuruhira ubusa ni umuntu ubimenya n'igihombo cy'umuntu kimenywa na nyiracyo hari ibintu azongera gukina nabyo gusa buriya hari ibintu bituha mu buzima bikanatwigisha bikaba nk'isomo nyine mu buzima nawe ubwo hari isomo wize mu byo wakoze byose no mu kiganiro cy'ubushize narakubwiye ngo tubereyeho kugira ngo twige kandi dufate hanyuma papa wese hari kuva wahura na Farida kuva wahura na Farida nyine kuva igihe mwamenyaniye yego hari ikintu uramubonaho kitari cyiza cyangwa se imico yakugoye kumumenyera kuko hari ukuntu umenyana n'umuntu ukavuga ati hari utugeso twe twabanje kunanira kutumenyera cyangwa se cyo nkunze byo biramugora ntago ari we mbaje akaze kuri kumusubiriza sorry ambo musubije burya nk'abagabo bakunda kuvuga ati yango wenda ubyumve neza amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ndakiye kubizi neza uvuga ati no mugore kuba twamenyana kugeza n'izi saha uko bugenda bwira bunacyo urumva agenda mbera special sinzi ukuntu nabigusubira ngo ubyumve uko bucya bugenda bwira ngenda mbona ibyiza bye birenze uko ngena nagakwire kuba mbyitegura nuvuga ati agira ngo mbangamire we urumva hago ngenda mukunda birenzeho birenze bikenewe mbese birenze igipimo wa mugani wa zandirimbo ziri hano hanze aho indorerwamo mureberamo ni nini cyane imwe amadarubindi manini cyane urumva biragoranye ne kuba wambaza ati ubuzima busanzwe mubanye gute oya hagahora uko bucya buniragenda nungu bivuze ko nta kintu nta mico yigize uwigeze umubona aho yaba yarakugoye kumenyera kuri we ahubwo iyo mico uri kuvuga ahubwo ngiye byagiye bimeze nk'aho byabaye automatique kuko uko bucya bunira agenda ahinduka mbera mwiza kurenza uko nakamubonye imbere ahubwo ngiye nibaza ati mbere hose yarari reka da inza kumumenya mbere nibura byari kunyorohera wari uri he Farida narindi ariko Imana itaremera ko duhura none yemeye ko duhura kandi mbere muhura twabifataga byari bimeze nk'ibyago urumva tukimenya amakuru ko yahuye n'undi mugabo ufite umugore byari bimeze nk'igikuba cyacitse nk'ibyago nk'amakosa nk'amahano mbese
none ntabwo cyumva ari amahano kuba mwarahuye kuko mbere twabifiraga nk'aho ari amakosa tugushinza amakosa gutwara umugabo w'abandi kuri ubu ngubu noneho ubifata gute kuba warahuye nawe? mbifata nk'umugisha ukomeye ku Mana kuko yandutiye ibyo nishatse kwigira byo bikambera ubusa. Yambere byose numvaga nifuza mu buzima kandi na n'izi saha niba nahura n'ikibazo urumva akabibona ko nta ruhare nabigizemo akamba hafi tugahorana namunganya n'iki koko nuko ntagusoma imbere ya kamera uri umugabo tamusoma wamusomye iminwa ubwo ari yacu kurura biraturabiremewe kurura iminwa wowe kiba gitumye Gorate rata nta kibazo rata suri kwibya ibyo byibagira Fari ni ukuri rwose mba ufite umugabo mwiza isoni ziramwishe ara mfite ukuntu uzabigenza Fari waretse kugira isoni ko fo oya witese kuri gukinga Farida kuri gupfuka Fari kiyazo kumukinga iki kize bintu cyamara wese kugira isoni kuri kwisetsa se wow murakundana biraryoshye birandyoheye kwe ibyo bintu nibyo urabonye Imana ibiha umugisha ni ukuri buriya ikintu iyo abantu bameranye neza ikintu kimeze neza Imana igiye ibijyamo ibihe n'umugisha si byose se ko wapfuye none wapfuye nabi wowe Fari ni ubwa mbere usomye umugabo wawe ndashaka kumubaza ikibazo ageze ni iki? Ni ikihe? Uyu imbere ya kamera cyane baranyica pe bane bakwica baragutema bari bakwica umura ntawe kwica Fari ariko ntukajye ugira ubwoba uri kumwe n'umugabo wawe uri kumwe n'umugabo si kuba wikeka niba waratsindiye umuntu ariko kugeza n'izi saha ntabwo uriyakira siko atari yakira Fari ibibazo byose twaciyemo naratinye mwabantu hari ibintu umuntu tokinisha hari ibintu umuntu atapfa kuzanga imbere ya kamera basi sorry basi sorry ibyo mubonye ni filime mbivuge nka filime mbivuge nka comedy ibyo tubonye rega ntacyo tubonye nisi iki tubonye ntago basanzwe babizi shabe oya buriya hantu ukuntu Keza yarimo aribaza ati ese ubundi bitewe mugira gutya ahantu hari urukundo n'Imana nyuma yo kuba barahaza ibyishimo igihe mwababariye twababariye twisha dutinya gupfa n'ubundi tuzi ko tuzapfa bebe nico gihe Imana ishimwe cyane ubundi buriya hari igihe wihishira n'ubundi ugasanga n'ubundi iyo uri mu isi nta kintu wabasha kuhisha kibaho Sibirike warasenze uburiki nta na kimwe usenze uburiki wihisha abana b'abantu n'ubundi ukabaho ubabaye utabihisha ukabaho ubabaye urabatinya ukabaho ubabaye utabatinya ukabaho dore ibitenge birahambutse bongere babizirike nabirekere kuri yanjye nabikunze babikunze kuri abimeze simujya bagenda nkora uducya buri munsi uko bujya bonira nta kintu ajya akora kibi ngo uboneka ari kibi nta kintu kibi kijya kimubaho ngo njye nyibone ntandukanye nuko abantu bari banzi mu bihe bya mbere pe none hari umuntu ateye comment aravuga ngo bumva ngayo ngasi cyesha ngo ejo uzayariza nshuti yanjye hoteli yo comment jya ubanza urebe ikiganiro cyose cyakurikirana ibintu byose Farida umere gute mbere wajya kuvuga ngo nta mugabo uzashaka ngo ntiwabona n'umugabo uyu munsi muri kubana umeze uti usigaye ubona ibyiza byo kubana n'umugabo cyangwa byo kugira umuntu ugukunda bya nyabyo ahubwo se nzamuhorana buriya bebe nzagorana ubwoba bw'iki turi kumwe mana yanjye bazamukwiba se ubu ngubu nicyo gihe siga none ufite ubwoba bwo kumubura ubu sinyitana no ku mwana wagiye kuko nzi ko atazagaruka uraryoshye ndaryohewe usigaye ubona ibyiza byo gushaka ntago turashakana ntago murashakana ariko uragure kumubaza ati ubonye ibyiza byo kubana n'umugabo byo kubana n'umugabo muri iyi minsi muri kubana ndaryoshye ndanaryohewe mbega mana cyakubwira sha mwabakobwa narimo harashya hari kugurumana n'umuriro
nawe waguyemo cyakubwira ukuntu harimo harashya nawe watakayemo urumva biragoranye rero kuba ahantu harimo harashya ngo uje kuhazimisha amazi byakugora cyane ubwo twazimisha kizimyamoto se yose amazi biragoranye nabyo kizimyamwoto urumva izo mbaraga cyangwa imbaraga nyinshi cyane abantu mwe rero nyine nuko ngayo nguko buriya ingewe ahantu hari ibyishimo simparwanya hari abantu bashaka kudukurikira ngo keza ngo nawe urabashyigikiye kuko ushyigikiye ngo amafuti ngo kuko ushyigikiye ko uwo mugabo asenya urugo rwe ni amafuti ntabyo nshyigikiye umuntu uyu ntabwo mugabo usobanura ibintu udashyigikiye yewe ari abantu bavuga ngo keza ngo nawe ngo washyigikiye ngo ko uwo mugabo ngo asenye urugo ngo agasanga Faride uyu mugabo ni umuntu mukuru ufata umwanzuro we sibyo rata ubona kumva cyane niba ari wo mwanzuro wawe wafashe ntabwo ngewe ndi ndo kuza kukubwira ngo va kwa Faride ujye kwa kanaka kandi uri umuntu mukuru ntabwo bagushuka gusa twavuga ko Faride yagushutse ashuka gute se Faride Shabeni bakambeshe abantu babivuga ngo Faride oya abantu nibyo buri munsi mukunda kubwira abantu muzavuga ibyo mushaka mwandike comment bitewe n'uruhande umuntu abirebera mushobora kuvuga ati uriya mugabo uriya mugore urumva buri muntu ahubwo njye nibaza ikintu kimwe kuki twege bene Adamu twihutira gucira abandi manza ni ikibazo none hari umuntu wanditse comment aravuga ngo shirumva hari umuntu wanditse comment aravuga ngo keza ariko n'umurundi uzafata uwo mugabo ujye kumuvuza ngo kuko ngo yararozwe inshuti yanjye ntabwo yarozwe barakuroze kandi nawe ntabwo yarozwe umugabo wanjye ni ninde wamuroze se ye buri kintu njya nirinda urumva ke njye nirinda ibintu byose biturutse hanze y'amatwi yanjye atari umugore wanjye ubimbiye burya byakugora cyane wenda ari Faride ubimbiye nabyumva ariko nkawe ubwawe turi kumwe hano ntiwabimbira ngo mbyumve ko byagorana cyane kwita mbyisetingamo hagati direct bite byinjira muri servo biragoranye cyane nuko ukuntu wafata igishuka kimena w'amazi ntabwo cyatoha niyo mpamvu rero ngiye comment batera ndareba nkavuga ati burya namwe yaramutse bibabayeho nibwo mwamenye ukuri Faride agira ijambo ubwira umugabo wawe icyo nabwira umugabo wanjye ndamukunda ni byose kuri jewe bebe I love you so much na undi muntu agukundiraho kandi ikindi cya kabiri cyongeyeho urampagije mbese ariko mbivuga abatubona inyuma ya kamera babaye babona ibyanya byo nyakuri nibwo mwavuga ngo hari abantu bakigira urukundo rwanya rwo kandi rukiri seriye ni ukuvuga ngo rero no mu biganiro by'ushize nababwiye ngo kuba umuntu yabyarana n'umugabo wabyaye umugore nako n'umugabo wubatse kubyarana nawe si icyaha kandi ikindi cya kabiri ntabwo kubana n'uwo mugabo wawe wizeye neza 100% ko ari we wandikiwe muri Bibiliya ko ari we muzasazana hari igihe mushaka kubana ariko ari uwanjye cyari undi muntu mwitonde guca imanza kandi ikindi cya kabiri ntimugahubuke mu magambo muvuga mujye mubanza murebe ikiganiro cyangwa se murebe ibyabanje mure gutera comment nawe gira ijambo bwira madame okay urakoze cyane cyo nabyira abadukurikiye keza arashotorana gakeya buramba nakuvumbuye no kuvuga ati ibyo nabyira abanyarwanda badukurikiye imbuga zose impande zose urukundo rwonyine rwishakira inzira ushobora kubyirukankaho ukavunika ariko bikarangira bitabaye ibyawe kandi ushobora kwicara ukizera ko wakoze cyane aribwo wahiriye ukagira ngo abandi bose barusha umugisha cyangwa barusha iki gukora cyane iyo amahirwe yaje aba yaje kuko badukurikiye icyo nabagiramo inama ati mujye mureka urukundo rwonyine rwishakira inzira kuko nibwo rwonyine ruvugisha ukuri rwari no mukuri mu kano kanya hari abatubona cyangwa batwumva bakavuga ati reba komantere ntabwo zabura ariko icyo nababwira abanyarwanda icyo nababwira urukundo rwonyine rwicira inzira reka mbashimire kuba mwemeye ko tuganira nshimira n'abadukurikiye kuba bakurikirana ikiganiro cyacu ndashimira n'abandi mwese ku nama n'ibitekerezo mugenda mubagira buri muntu wese aho ari wagize igitekerezo atanga ku buzima bwa Farida ndetse n'uyu mutware ndabashimira cyane mwese rero reka mukomeze mubabe hafi nyine ufite igitekerezo acyandike muri comment ufite icyo ashaka kubaza yandike muri comment ndumva byose umunsi tuzakora tuzasoma comment hanyuma babasubize reka mbashimire mwese mudukurikiye mwarakoze kubana nabo mu bihe bikomeye mu bihe bigoye bavuyemo
mwarakoze kubashyigikira, mwarakoze kubafata mu mugongo igihe cyose tujye tubana hafi mu bihe byiza twishimane, ariko nihaza n'ibihe bibi nabyo tubabarane nyine tubibanemo. Reka nsoreze hano nanjye mbashimira, nshimire wowe kuri subscribe ku biganiro byacu, wowe dukurikirana buri munsi. Tuzasubira mu kiganiro cyo gutaha. Ciao ciao.